Impamvu kwiga ari ibintu byiza kandi impamvu kwiga ari ingirakamaro ngiye kuyibasobanurira. Hari umuntu wiga ufite intego zo kuzajya mu gisirikare cyangwa hari umuntu wiga afite intego zo kuzajya mu gipolisi. Bivuze yuko kwiga rero ni ingirakamaro kandi kwiga bituma umuntu agera ku ntego yiyemeje. Hari abo twigize kuganira n'abo twiganye mu mwaka wa gatandatu segonderi bavugaga ngo nibarangiza bazahita bajoyininga ingabo z'igihugu RDF nabo bajye gukorera igihugu, ariko ibi byose kugira ngo ubigereho ukorere igihugu ube ingabo cyangwa ube umwe mu basirikare b'u Rwanda biba bisaba kuba warize kandi ufite ubwenge kandi utekereza cyane. Bivuze yuko rero kwinjira mu ngabo z'igihugu biba bisaba kuba ucanye ku maso ndetse ufite imico n'indangagaciro z'abanyarwanda. Bivuze yuko kandi kwinjira muri RDF ntago biba ari itegeko ujyayo ubishaka. Bisobanuye yuko rero ngiye kubasobanurira impamvu umunyeshuri yiga ashaka kwiga cyangwa ashaka kujya mu gisirikare. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbasobanurire. Umunyeshuri benshi cyangwa abanyeshuri benshi baba bafite inzozi zo kuzaba abapolisi cyangwa abasirikare bitewe n'uko baba babona gucunga umutekano w'igihugu ari ibintu byiza cyane kandi ari ibintu buri muntu wese yasanga yakoze cyangwa yakwisanga yakoze. Ni mu gihe bamwe batajya bagira babirota cyangwa bakaba bafite inzozi cyangwa bakaba bafite ubushake bwo kubikora ariko bakabura ubushobozi bitewe n'amashuri yabo. Ariko ndaje mbamare impungenge. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ku uno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ninjya nkora inkuru uzajya ujya ubona notification. Bivuze ko rero ngiye kubasobanurira kwiga kuntu ari byiza cyangwa ubuzima bw'abanyeshuri cyangwa ubuzima abanyeshuri babayeho muri eterina. Ariko impamvu mba ngiye gukora ino nkuru nuko abanyeshuri twiganye mu mwaka wa gatandatu wisumbuye bashakaga kujoyininga igisirikare, ndetse mu bo twiganye ubu ngubu hakaba harimo umwe ufite ipeta rya serija akaba afite ipeta rya sherija. Bivuze yuko rero aba afite amahirwe menshi yo kwinjira mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Bivuze yuko rero umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ni umwaka uba ukomeye cyane. Wemeye kujoyininga igisirikare cyangwa ukajoyininga igipolisi, ariko kugira ngo ujoyininga igisirikare cyangwa igipolisi buriya ubashije kugera ku rwego rwa kaminuza ukiga kaminuza rwose. Iyo ugeze ku rwego rwa kaminuza wemerewe kujya kwiga noneho kuba umwofisiye. Bisobanuye yuko rero kugira ngo mbasobanurire ino ngingo, hari bamwe na bamwe bajya bitiranya bino bintu. Iyo ufite kaminuza cyangwa ukaba ufite bachelors uba wemerewe kujya kwiga mu bofisiye bakuru ugahabwa inyenyeri ukavayo ufite inyenyeri. Bivuze yuko impamvu kwiga ari ingirakamaro kuko hari ibikorwa byinshi ugenda uhura nabyo cyangwa ugenda ubona bitewe n'uko wize. Bivuze ngo iyo wize kaminuza ubuzi indimi, ubuzi buri kimwe cyose. Niyo mpamvu ujya kwiga ukaba umwofisiye kugira ngo uze uyobore abandi, baguhereza ubwenge bakurikizaho ubwenge bwawe, ukaba ufite indangagaciro z'umunyarwanda. Bundi rwose ibi byose birabikwemerera. Ariko nanone ikintu cyiza nongeye kubabwira, iyo wize buriya iyo wize nk'umuzungu muravugana ndetse nk'umuntu wese mukavugana. Kuvuga ngo kwiga buriya ni ibintu byiza kandi biranafasha cyane. Bivuze ngo impamvu ndi kubabwira bino ngo kwiga ni byiza, ndashaka kubakomorera ku banyeshuri bagiye kurangiza icyiciro cya kaminuza. Ubwo ndashaka kubashishikariza bamwe kujya mu ngabo z'igihugu cyangwa kujya mu gipolisi mu gihe mwino minsi barangije umwaka wabo w'amashuri wisumbuye, bakaba bafite impamyabumenyi zabo nka diplome. Ushaka ubwo wajoyininga igipolisi cyangwa igisirikare, abari barabyifuje kuba abofisiye bakomeye cyane mwatangira mukajya kwiga. Oya mube muretse kugenda, nzababwira igihe bazaba bari kwandika cyangwa bazaba bari gufata abanyeshuri bajya kwiga bajya kuba abofisiye. Ubwo ngubwo nzabasobanurira, ubwo itangazo nibaritangaza nzahita ndibabwira, mube mwitonze nzabibabwira. Bivuze yuko rero ngiye kugaruka ku myitwarire myiza y'abanyeshuri bagaragaje mu minsi bamaze cyangwa mu gihe bamaze mu biruhuko by'amezi abiri, bakaba bazasubira ku mashuri ndetse mu kwezi gutaha. Bivuze yuko rero abanyeshuri bitwaye neza mu gihe NESA yagaragaje yuko abarezi muri rusange nabo bakoze akazi keza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ibyo nabyo ndaza kubigarukaho kuko ntabwo nshaka kuvangavanga amadosiye, babyita kuvangavanga amakuru. Ntabwo nshaka kuvangavanga amakuru. Bivuze ngo reka iyi nkuru mbe nyisubikiye hano, ubwo indi nayo ndaje nyitangize kuri Kidasamura TV Rwanda. Mu gihe murebe inkuru nyinshi mba nabakoreye cyangwa ibintu mba nabakoreye ni byiza cyane kandi biba byizewe. Mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Kidasamura TV Rwanda ni itangazamakuru mu gihugu
cy'u Rwanda rimaze kugera kuri branche nini cyangwa rifite branche rifite abanyamakuru abambasaderi impande n'impande zitandukanye, ubwo nabyo tuzabigarukaho. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Mwari muri kumwe nitwa Kidasamura urw'inkorogo tubakora rugakonkoma. Icyo usabwa no gukora subscribe. Guys, how are you? I'm fine. If you would like to see me in other videos of Kidasamura Rwanda TV, I may like to present myself before I say other things. Hi guys, my name is Kyubahiro Elite. I'm from the country Rwanda, and I like my country so much that it is even in Africa. So guys, I would like to ask you that I want you guys to like, subscribe in Kidasamura's Rwanda TV show, and make sure to hit that like button and notification bell. I hope you do it, because if you do it, you'll have a good retrieve. And I hope you guys who are watching here, if you are new to this channel, just hit the like, subscribe, notification post, and then you're okay. You are always enjoying our videos. You're in our videos. You may either search us in TikTok or YouTube or even other things. You may find us in any kind of apps. And you guys make sure you like and subscribe so we can get over too much subscribe that they cannot read it. So you guys, if you haven't subscribed or like or even hit the post notification, I hope you do it today. 7th August, August. I hope you do it, and I love you all. Ciao ciao.